ambuwe bahembwe makeya bararase bafata position zingahe niba hagiye kurwana amafaranga reka tubyemere umufarida se twemere ko yirukanka umurundi hamye hamwe none se afe atayariye nanjye nagenda muri Kongo ntago barwana uwabahanga wafata ingabo za Kongo kazanka amafaranga nka y'abarundi barwana bakishora bakisheta bakwishita kandi bafite ku mufuka bakisheta kandi nta urwana njya mu kanwa muzarendo ibintu biraho ngaho gusa yewe abarundi bakavuga ngo abantu imirambo igaragara muri Rweru ngo yicwa kinyarwanda ngabayishwa ngo kuntu ngo twe umva ngo batica ngo nicyo kibihamya iyo si krize ya Rweru nyakubahwa ndungire no gukurikirana ikinyamakuru itangazamakuru none mwumvikana muzumvikana muvuge muti rero yafashe umujya wumeneye amaraso umuvuniye ugize gute utangiye kumurasa nisubira inyuma ubundi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo muri Palais de la Nation cyangwa se de l'Union Africaine aho perezida Tshisekedi akorera ubundi ninde muntu wakorera imyuke kandi babanza kuraguza ibintu bakora byose bafite n'intuze bafite n'uduhu tw'intuze tw'udusimba zirimo imyuka rohombi ariko marisha nukuri jya wumva nawe pe nabyumvise zirimo rohombi yewe ndabumva FARDC ku rundi ruhande n'abarundi bumvira uzanye umucancuru aje kunsuzugura ni nacyo kintu gituma abasarindo n'abarundi ngo bahora oya baratuza baramaje bati muhembwa ngahe ati ibyo nibanga ryacu ntago turi abacancuru none uri tugisika cyabara abacancuru guteka dafite coopération bilatérale yewe iyo tubivuze badutera amabuye ariko muhoza ngo muvuga ibyo ngibyo mwibutse ibyo ntibyarangiye ntibyagize gute nese u Rwanda ntirwatanze umusanzu ku Burundi bwinjira muri East African Community bugatanga miliyoni 5 z'amadolari yari menshi muri icyo gihe se ashaka kubifataho n'intambwe y'ibijyamo amategeko kandi ibintu biraho ngaho gusa yewe abarundi bakavuga ngo abantu imirambo igaragara muri Rweru ngo yicwa kinyarwanda ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye igisubizo nta kindi twakibazaniye Luxury Garden Palace ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tent ukorera mu bukwe Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose duhamagare kuri 0780443787 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden Palace. Yafashe umujya wumeneye amaraso umuvuniye ugize gute utangiye kumurasa nisubira inyuma ubundi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo muri Palais de la Nation cyangwa se de l'Union Africaine aho perezida Tshisekedi akorera ubundi ninde muntu wakorera imyuke kandi babanza kuraguza ibintu bakora byose bafite n'intuze bafite n'uduhu tw'intuze tw'udusimba bararaguza Tshisekedi nta mwanzuro ajya afata batagiye kumuragurira ariko nabonye umuntu w'umuprofete ejo ndimo kumuhanurira gupfa ngo nta n'imisi Tshisekedi ngo nta n'imisi ngahe ngo yenda kumara ngo yaramahano ati ndabikubwiye rwose ati sinahuriye bimwe n'ibindi ndabikubwiye dore wa mugabo ukunda uyu nguyu uko yavuze ntabwo mwanga ntayo sinamukunda ati kubuvira yarafashwe ibyavuye ku ngabo z'u Burundi byavuye ku bakongomani ubwabo nibo bafasha kwereka uturere abarwanyi ba M23 kugira bashobore kubufata ni naho havuye ifatwa rya Uvira abasirikare b'u Burundi bahisemwo rero gukingira imbibe kugira umwansi ntashike mu Burundi urabyumva uwo ni General baratuza Gaspard uwo ni umukomunikateri nyine none nk'icyo kintu yavuze iyo paragraph ndetse kubona impamvu bakubituye muri Kongo kugira ngo ibonere igisobanuro kandi uba kirenda kumvikana none se nawe uramushyigikiye ka bakongomani ubwabo batanga uduce nge ntago nabyemera baradutanga kuko aho bumvise sasu bariruka none se ndore nkubeshye wabonye ingabo zirwanya imyaka 3 zitagira zitara maintaining na position nini none se dutanga abo ntibagiye kubafasha bakoze iki ushize neza bagiye kugira gute kubafasha inzu isenyutse wayibaza umuyede cyangwa wayibaza umufundi nayibaza umufundi nuko abafundi ne FARDC ingabo zo bundi n'abayede ubwo wibaza ntuzi
abangaba nabo banishyuye menshi ariko se Marshal bishyuye menshi reka dufate urugero mbabarira please barabambuye mijambo hari uyoboye ikiganiro ndagwijambo se nge nawe dukorana sibyo tukaba twarasinye contract wenda imwe nge nawe sibyo warananze wenda urugero bakasaba nk'ubufasha sibyo support ati wenda mamagaye Gasaro ageza kuri David Marshal agufashe n'urugero sibyo ukamenya ko wa Mugasaro waje kugufasha ari nawe boss ahemba amafaranga menshi sibyo wakiyumva gute nakwiyumva nk'ukurikirana ibyanjye byo kuri David Marshal TV hanyuma uhemba nta muhemba yanjye icyo gihe si ibyawe icyo gihe wenda n'ibyo undi mu boss n'urugero twese turi abakozi Marshal amaze imyaka 2 Gasaro aje hashize icyumweru kimwe Marshal ahembwa 300 Gasaro bamushyize kuri 500 my dear friend tujye tubwizanya ukuri ababaza rendo na FRDC bafite ukuri ko kwiruka nanjye nakiruka none se nta kibazo uwo wahawe menshi ongeraho no mu mercenaire n'iki byose ntacyo ko ntaje inyori bafite cyo bambuwe bahembwe makeya bararase bafata position zingahe niba hagiye kurwana amafaranga reka tubyemere mu FRDC twemere ko yirukanka umurundi hamwe hamwe none se atayariye nanjye nagenda none ubwo ikibazo rero no kuba amafaranga menshi bituma batsindwa cyangwa no kuyima babandi batuma batsindwa ngereka nkubwire oya mbwira nawe nsobanurira hari ufite amafaranga hari utayafite aya mafaranga wagora neza ninde bamwita guca inshuro wagora neza ninde umucancuro biva ku ijambo kugira iki guca inshuro sibyo wagora neza ninde niba mfite ibihumbi dufata urugero ibihumbi 20 by'idolari ku mufuka ndabyumva ngenda ajya kwisheta mu isasu kuki FRDC tishese itagira n'upfusha nayo nyine yanga kurwana kuko ibivuga uti nubundi aya mafaranga ibyo turwanira turahasiga udutwe nta n'amafaranga dufite ngo dusigira abagore bacu cyangwa se abana bacu byibuze tuvuge ngo dusize n'umuryango wacu aheza turajya kwishora mu isasu mu bake ubwo izo ngabo zima abadayimoni zime imyuka mibi zime imyuka roho mbi ariko Marshal nukuri jya wumva nawe pe nabyumvise zirimo roho mbi jewe ndabumva FRDC ku rundi ruhande n'abarundi bumvira uzanye umucancuro aje kunsuzugura ni nacyo kintu gituma abasarendo n'abarundi ngo bahora oya baratuza baramaje bati muhembwa ngahe ati ibyo nibanga ryacu ntago turi abacancuro none uri tugisigaye cyabara abacancuro no guteka dafite coopération bilatérale oya erega ikintu cyica abantu muri business ikintu cyica abantu muri business niba wumva uko barira muri business yari yose nibingi bujya bumva byita benevolencia les actions bénévoles niki byose yewe n'ubufasha ntage mu bintu by'ubushabitsi byose n'ubushabitsi nta kintu ukorera ku isi kugira ngo n'ubukorera bushake ngo we kugira ikintu gaining no kuvuga ngo n'ubwo abazuri zajya muri Kongo ntabwo bivuze ngo izaba imbako Kongo ngo zigiye gufasha Kongo ifite payment yabakoreye muri kontra iyo ukora muri company umuntu amenya kontra undi akamenya kontra ntabwo uzanga nzakora akazi gake uko ndahembwa kundusha abakozi baraganira kuganira ntabwo biba bibareba ayo n'amatiku batangiye kuzana ni nyuka niyo mpamvu n'amasikara amatika atabura ibyo babyita bruit au milieu du travail ni noise ntabwo byabura rero urumva ni noise at workplace kuko ni amagambo atagize wasinye kontra yawe nanjye sinye yanjye uzangiye kuzanamo bruit noise just your noise hari igihe bari kugenda bakaganira atariko buriya cya boss ibi nibi ati ngiye memba nuko noise nyine ibyo ngene nakubwiraga we menya contract yawe no menya contract yiwe ntago bishoboka rero niba bidashoboka rero n'umwuka mubi umuhemba 45 dukomemba 40 umwe wazo umushahara we ati wa ngiye ndakomeye membwe ne 5 wowe ni make none se bafitanye ntuze kuki batari bibareba ni ikibazo nyine ariko bibaho je nakubaje nagutsinze ndavuga ngo kuki uhembwa menshi adatsinda nuko abakeneye kuzayarya none se nge nabya kuki utayafata none atatsinda nawe yivumbuye adashaka kurwana ko avuga ati n'ubundi ayo mafaranga ahabwa abanuze abanyamahanga twebwe aba bishyuye nibagende bashete okay uwafata ingabo z'undi akaziha ubusa nk'ibya Kongo batsinda muri Kongo ntago barwana uwafata ingabo za Kongo akaziha nk'amafaranga nk'abarundi barwana bakishora bakisheta bakwishita kandi bafite ku mufuka bakisheta kandi nta urwana njya mu kanwa umuzarendo uramwemera ntabwo umwemera nanjye ariko mwemera nk'umuntu nyakabyezi ariko nabo barakubwira bati ngiyeho kugyongede nicwe n'inzara nta kundi nyine nzicwa n'urusasu bariba nta muzarendo uri muri ya ntambara iyo intambara irimo kubera mu gasenta barasahura bagaha imiryango yabo kandi umenye ko nabo bafite amafaranga bahabwa bazanirwa na babitakwira bagashyira ku mufuka aho basanze ikirombe baragicukura kandi barabasika bazarendo akamenya ko mu FRDC afite nk'ibidolari mu mufuka aramwica nawe akayamusahura bitakwira yagiye kwevanguvira ni ngo bazibeshye bahirahire ngaza bose bazashira uramwibuka
amagambo akoreshaga. oya nyuma yaje guca bugufi aravuga Uvira ntifatwa maze amenye ko na Kinshasa yafashwe kuko buriya ntimuzagire ngo mwarinda Kinshasa kandi Uvira yafashwe. Yagiye ahindura amagambo umunsi kundi yavugiye kuri Okapi yariko yaracecetse. Yacecetse pe. Ubu ntashobora kuza gusura famiye ye kandi adasabye akaviza. Agomba gusaba viza nakuba wa M23 yanze nabo ntibamuhereza. Erega ba Vitali Kamere ntibashobora kwagisesinga iwabo kwase buko Tshisekedi ntibashobora kuza kugira niba ari nk'ikintu wenda batekereza wenda sivuze ko bahaba cyangwa bahatuye, ariko gutakaza iwanyu ku ivuko nabwo ntabwo ari sawa. Urumva hasigaye ariko M23 hageze sari kibatwara bajye batelefonana Masha cyangwa bave muri M23 bajye kubasura, ibyo nta birenze. Kadusoza ikibazo nsorezaho ni iki kivuga kiti Ndayishimiye ategura imyigaragambyo irwanya u Rwanda ashaka gushimisha Tshisekedi nyuma gutsindwa ibuvira. Ati President w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahisemo gutegura imyigaragambyo irwanya u Rwanda ibera ku mambasade atandukanye ari mu gihugu cyagamije gushimisha mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi nyuma y'uko ingabo z'u Burundi zananiranye guhagarika abarwanyi ba M23 bafashe umujyi wa Uvira uwa kabiri munini mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Amakuru aturuka mu nkomoko zizewe avuga ko abayobozi n'abakada ba CNDD-FDD ishyaka riri ku butegetsi mu Burundi barimo gukangurira abantu imyigaragambyo iteganyijwe kwa 20 Ukuboza izabera mu ambasade ya leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ububiligi. Abazigaragambya bazaba bamagana ibyo bita kurenga ku masezerano ya Washington ashinjwa u Rwanda. Ariko inyandiko ibaza iti Uburundi buhuriye he n'amasezerano ya Washington hagati y'u Rwanda na RDC ivuga ko Burundi atari urwego ruyagize uruhare muri ayo masezerano kandi ko ahubwo bwagize uruhare mu kudindiza amahoro binyuze mu kuyobora ibitero byo mu kirere no ku butaka byibasiye M23 no gutera imidugudu y'abanyamurenge muri Kivu y'Amajyepfo. Ibyo byose bikaba byaranyuranyije n'amasezerano no guhagarika imirwano yari yumvikanyweho mu biganiro by'amahoro byabereye i Doha hagati ya leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba. Yego ikibazo cyane kiragira gitya kiti ko twabonye umugabo witwa Nduhungireye avuga ko ibiganiro bigeze kuri, ariko nanone nkaba mbona n'ubundi umugabo witwa Ndayishimiye akomeza gusa naho akora ibyibasira u Rwanda. None turaza kwibaza tuti ibi bintu Ndayishimiye biraherera hehe, ndetse abo binavuga mu makuru ko ngo ashobora kuba yaroherejwe abasirikare bakuru baza nyine hano. Ubundi akabaye ishwende nikoga niyo koza ntigashira umunuko hari icyo bizamara. Akabaye ishwende nikoga u Rwanda rwahomye bihomoka ku Burundi imyaka ingahe, yewe tubivuza dutera amabuye ariko muhoza muvuga ibyo ngibyo mwibutse ibyo ntibyarangiye ntibyagize gute. Nese u Rwanda ntirwatanze umusanzu ku Burundi bwinjira muri East African Community bugatanga $5 miliyoni z'amadolari. Yari menshi muri icyo gihe se. Niba se byanditse hari wenda kubisiba. Wenda nebuze n'icyo Burundi bwakoreye u Rwanda. Ibyo byavugwa n'umurundi ubizi. Igihe ntacyo biba bintwaye ibyo ngibyo. Ibihugu bifite ukuntu bigenda bibana. Sibyo? Yego. By the way Burundi bwigeze ko bumeze neza mwifatwa ry'abantu twaba mushahidi urabazi ujye bari mu nkiko bafatiye Burundi ngira ngo niko abakurikije giye bivugaga. Hari igihe Burundi bari bameze neza ndibuka umupira wa Petro Nkurunziza na Haleluya na Vision City bakina kuri stade Amahoro nari mpari, abaperezida bombi bareba izo kipe za kiyobozi n'umupira wari mwiza cyane. Wenda nitubona uburyo tunashyiramo tuntu nk'utwo twari positive somehow, ariko imyigaragambyo y'uwitwa umurundi kontra u Rwanda yewe tuzabamesa yabayeho mu gihe cya za 2015 kumesa ayo magambo murayibuka. Krize y'u Rwanda n'u Burundi igenda episode by episode. Buriya higeze kubaho krize bita Lake Rweru crisis, krize y'ikiyaga cyo muri Rweru, imirambo yo muri Rweru nuko bayitaga. Byaranditswe 2009 nyina n'umunani gutyo muri iyo myaka. Ewe abantu baranditse baracogora icyo gihe rwose buri munsi kiriya kiyaga cya Rweru kiri hagati y'u Rwanda n'u Burundi cyabagamo imirambo ya buri gihe. Abarundi bakajya bavuga ngo harimo abantu bafite mituweli ngo y'u Rwanda ngo byerekana ko ari imiringo iva mu Rwanda. Bakavuga n'umucamanza bita Valentin Bagorikunda n'abantu bamuzi yari procureur mukuru w'u Burundi ashaka kubifataho n'intambwe y'ibijyamo amategeko kandi ibintu biraho ngaho gusa. Yewe abarundi bakavuga ngo abantu imirambo igaragara muri Rweru ngo yicwa Kinyarwanda ngo abayishwa ngo kuntu ngo twe umva ngo batica ngo nicyo kibihamya. Iyo si krize ya Rweru, krize y'ikirwa cya Sabanego kiri muri Nyaruguru ahantu ngo akanyaru ka deviye ubutaka bukisanga mu kindi gihugu n'iki bakajya bashaka no kurwana buri munsi
tugatora n'amafoto y'ingabo bamwe badepora undi yageze gute umunsi ku wundi. Noneho perezida Kayibanda we na Micombero bajya banatukana kuri radio. Micombero na Kayibanda umwe bafataga mikoro n'agafata mikoro rugahana ingo. Ibi bihugu amateka yabyo kugira ngo habure icokozanya rya hato na hato biragoye cyane. Kandi bana ndungire yavuze ko bari mu biganiro by'ikandi. Nicyo nkubwira uyu munsi birabiri down ni c'est une diplomatie on l'air. Umunsi umwe yazamutse, umunsi yamanutse, umunsi yazamutse, undi yamanutse, tension yazamutse, ubundi yamanutse. Ubundi mu zindi mvugo z'amahanga byita syndrome de frère, ariko ibi byo biri ku rundi rwego. Abavandimwe barakubitana nyine. Urumva? Ukajya kubakiza. Aba rero niba barabuzubakiza, niba barabuza abakuru simbizi, ariko Burundi ntabwo ubundi munsi tubana neza, ejo tukabana nabi kandi ibyo ngimbo nabizahoraho n'ubundi. Ubwo rero ibyo nduyungira havuga ndiko kazi k'abadiplomate. Ubu nyine bagiye kongera cyo kora. Nyakubahwa ndungire no gukurikirana ikinyamakuru itangazamakuru. None mwumvikana muzumvikana muvuge muti rero. Ni mubona ibintu bindi turateranye hejuru. Ibi ntago bigikwiye biri demote. Bakore nka consensus. Iyo bajya bavuga ko ibyo ngo mutwicara babitwanya ruteja ko kutarahangana kw'ibihugu mu by'intambara kutarwana ibyo n'ibyakozwe mu gihe cy'abamenyira ngo ariko bavuga bati duhangane ntazitana kubitana amahembe ariko tujye tureka abaturage urugendo n'uruza tuzongera kubitekerezaho ibi ngibi. Simvuze ko gufunga imipaka ngo bibaze u Rwanda gusa ngo ntibibaze u Burundi, ariko ni n'igisuzuguriro. Ubu perezida Ndayishimiye yagiye kuzaba African Union mu mezi abiri asigaye ari imbere afite umupaka w'igihugu afunze n'ikindi gihugu, ubwo azigisha ikibindi bihugu. Niba ajya muri African Partnership azavuga iki? Niyagera ku isoko rya Afrika n'iki azavuga iki? Kandi imipaka ifugishwe ingufu rigari nayo ishaje yatoye umugezi. Ibyo rero nibyo bantu binigire bagomba kuganira, kuko nta gihugu bizaba bidafite ikintu bishobora kugunganiraho, ariko bikemurirwa mu yihe nzira. Ahubwo ikibazo nawe mu biganiro Ndayishimiye nawe gukomeza akoresha utuntu nk'utu imyigaragambyo ibiki, kuko na ndungire yavuze ko u Rwanda rwizeye ko inama nk'izo nizikomeza zaba inzira nziza yo gusohoka mu bibazo. Ubwo Ndayishimiye ni rwanze kuma oya, ubwo ashobora kuzamera, ubwo ye namufata nka ntuzi, ubwo amaherezo yanaza amufata nkayo na mu bwato. Igifu cyamize igifi mvuze yo na mu bwato. Yo na sifi yamize nyine niyo na mu bwato, ntabwo biragera mu ntuzi. Aracyari mu bwato, aracyari mu bwato kuko bumutembereza. Aha reka turebe, niyo mpamvu Marshal yavuga ati CNDD nitiyisubiraho bizaba bibi. Marshal oya nta bizaba birenze uko bimeze uyu munsi, nibirakene birekera aho ngaho. Ariko uza amagambo ya reverend kuri yo kamwe Kongo, ariko mu gihe u Rwanda rwagiye aho ngaho ko rutarangiza FDL bose ko batarangiza Tabara bahora bavuga twebwe shado wowe uhakana ko Tabara itabaho. Nyine niko avuga ndakotinga uriya iri kuri yewe sha ibi ngibi nibi gucya na gucya dufite gawatse ko afite akantu kajya kumera ngo yuhu uriya mugaba mubareke buriya iyo hariho ubushake bwa politiki ibintu byose birakemuka. Amakimbirane tubona muri usoma kakanu ko hasi, amakimbirane tubona muri Grarake umuntu hano yagiye yarambwiye ngo amaze imyaka 31 ngataye reba hasi hahera. Urashaka kuruhuka no kurara heza, gutungura umukunzi wawe mu bihe by'imboneka rimwe atazigera yibagirwa mu buzima? Igisubizo nta kindi ni Luna Residence Apartment. Iyi ni apartment iherereye Kagugu, ndetse by'akarusho tubafitiye n'ubusitani bwiza aho wicara witegeye Kigali. Badiaspora namwe muza mu Rwanda mwibaza aho mwarara, igisubizo twakibazaniye. Abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye ibyumba byinshi bitandukanye. Abibaza aho mwarira by'akarusho tubafitiye abashefu babizobereyemo ndetse babigize umwuga bidasabye ko mukora urugendo. Ku bindi bisobanuro wahamagara nimero 0783 4366 cyangwa 0795 88 Ushaka gusohokera ahantu hajyanye n'igihe? Urashaka gutungura umukunzi wawe cyangwa gutegura ubukwe ndetse n'ibindi birori bitandukanye? Ushaka kujya muri sauna cyangwa gukoresha massage ahantu wizeye? Igisubizo nta kindi twakibazaniye. Luxury Garden Palace. Ngwino tugutegurira ibirori ndetse nzi neza ko uzaryoherwa.
abafite ubukwe by'akarusho namwe twabatekerejeho kuko tubafitiye jardin nini na tente ukorera mu bukwe. Maison de Passage yakira abageni ndetse n'abadiaspora baza mu Rwanda bibaza bati ese ni hehe twaruhukira, namwe ntago twabibagiwe kuko tubafitiye amacumbi asanzwe yakira ingeri zose. Duhamagare kuri 0780443787 cyangwa udukurikirane kuri Instagram na Facebook ni Luxury Garden.